Mwiriwe neza bakunzi bacu, ndabasuhuje cyane. Uyu munsi ngiye kubagezaho ubusobanuro, inkomoko ndetse n'igihe kurara Rwantambi bikoreshwa. Uyu mugani baca ngo naka yaraye Rwantambi cyangwa arasa n'uwaraye Rwantambi wakomotse kuri Sekayange wa Nyakazana mu Mvejuru Butare ku ngoma ya Cyilima Rujugira ahahinga mu mwaka w'1700. Bawuca iyo babonye umuntu umerewe nabi afite umukokwe w'inzara n'inyota, nibyo bavuga bati nakarasa n'uwaraye Rwantambi. Iryo zina Rwantambi ni iry'umugezi wo mu Burundi wabaga hafi y'urugerero rw'Abarundi rwari ruteganye n'urw'Abanyarwanda rw'Igaharanyonga ariyo Nyaruteja ya Butare mu majyepfo. Gaharanyonga iyo niyo bacyurira abana bakubirije baka amata imburagihe, bakabatwama bagira ngo mbese uraka amata nk'uziviriye Igaharanyonga kuzihakirwa. Umugani rero wadutse ku ngoma ya Cyilima Rujugira, ubwo Abarundi bari bateye inkiko z'u Rwanda mu gitero bise icy'inzora. Bari basezeranye gutera u Rwanda barebye inzora y'ukwezi, bati umurundi wese uzabona ukwezi kuzoye azatere mu Rwanda. Ubwo hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira. Nuko Abarundi bahuza umugambi, ukwezi kuzoye batera inkiko zose zihereranye n'i Burundi. Batera iy'Indirira mu Buyenzi, batera iya Mututu mu Mayaga, batera iya Nyaruhengeri n'iy'Abashumba. Ubwo Abarundi baneshwa impande zose z'inkiko bateye, nibwo umugaba w'ingabo z'i Burundi witwaga Makungu, Umunyarwanda witwa Rugimbana amutsinze kuri Nyakizu mu Bashumba. Ubwo Makungu yari yarasezeranye ko namara gutsinda u Rwanda azatabaruka yirabye ingwa ya Nyakizu, ikigugu cy'ingwa yera cyane kugeza n'ubu. Urugerero rw'i Nyaruteja rero runesha Abarundi, Abanyarwanda babirukana babarenza umupaka, babacisha no ku rugerero rwabo. Babonye babacishije ku rugerero rwabo barahimbarwa, bagumya kubirukana. Abarambiwe bakisubirira inyuma bagaruka i Rwanda. Ubwo Abarundi birukanwaga n'umutwe w'ingabo z'u Rwanda witwaga Imvejuru, bakomeza kubiruka inyuma iminsi 2. Bigeze aho Abarundi barabahindukirana kuko babonye hasigaye Imvejuru mbarwa, kubera ko bamwe bagiye barambirwa bakisubirira inyuma. Ni naho hakomotse wa mugani baca ngo wirukana umugabo kera ukamumara ubwoba, n'undi ngo ubugabo butagaruka babwita ububwa. Abarundi rero barongera bambikana n'Imvejuru, barazitatanya, bamwe barabica, abasigaye bihisha mu bihuru. Abandi barambuka baza mu Rwanda. Bageze mu Rwanda, abasigaye bakababaza bati naka ari he? Bati yarapfuye. Ubwo hariho umukecuru mu Mvejuru witwaga Nyakazana, yari afite umuhungu w'intwari witwaga Sekayange. Araza abaza batabarutse ati ingogo ari he? Ikivugo cya Sekayange. Bati ubanza yarapfuye. Ati yagiye afite iki? Bati yari afite umuheto yiruka agana ishyamba. Nyakazana ati nzamuheba rihiye. Ubwo yavugaga ko ubwo yacikanye umuheto agana ishyamba nta Murundi wamuhangara awufite. Nicyo yavugiye ati nzamuheba rihiye. Nuko bibaho. Haciyeho iminsi Sekayange arabunguka. Nyakazana amukubise amaso amusangana inzara ndende. Aratakarwa n'ibyishimo ati nimuze murebe uko ingogo asigaye angana. Ati mbese mwana wanjye abaraye Rwantambi nuko musa? Abari aho baraseka bumva
ubudabagizi bw'uwo mukecuru n'iby'ijambo rivugiwe mu rwenya rw'abahungu rero babona umuntu wese ushonje inzara ndende bati yaraye Rwantambi, cyangwa bati uno muntu arasa n'uwaraye Rwantambi. Kurara Rwantambi rero bivuga kumererwa nabi kubera umukokwe w'inzara n'inyota. Ushaka kumenya byinshi kuri izi sigamigani wasoma ibirari by'isigamigani igitabo cya mbere. Murakoze cyane, mwibuke gukanda kuri subscribe, mukore like na share, tumenye amateka, imvo n'imvano y'ibintu dukoresha mu buzima bwa buri munsi, y'amagambo dukoresha, y'imigani dukoresha, ubusobanuro bwayo, isigamigani dukoresha, aho zaturutse n'icyo zisobanuye, ndetse mu bisangize n'abakiri batoya kugira ngo umuco wacu utazavaho uzamo ico. Murakoze cyane, ndabashimiye.